Nongeye kubashimira mwese bene data, mbashimira ko munkurikira hano kuri Pure Gold Channel, kandi n'abandi bashyashya namwe ndabashimiye ndetse basabira n'umugisha w'Imana. Mwese kandi ndabashuhuje mu izina rya Yesu umwami wacu, kandi mbamenyesha ko hano kuri Pure Gold Channel muri kumwe na Jose. Uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe ikiganiro cyacu cy'isaha ya 9. Ikiganiro cy'isaha ya 9 ni ikiganiro dukunze kurebera hamwe twigira hamwe muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, abanyamasengesho cyane cyane abo twita abinginzi. Abinginzi hano kuri Pure Gold Channel tumaze kwigiraho ni 7. Nagira ngo tubiyibutse mu kanya gatoya maze dukomeze. Umwinginzi wa mbere twabonye ko ari Aburahamu, umwinginzi wa kabiri Mose, umwinginzi wa gatatu Samweli, umwinginzi wa kane Eliya, wa gatanu Daniel na bagenzi be, wa gatandatu ni umudamu witwa Ana, wa karindwi ni Miriyamu. Abo bose ndagira vuba kugira ngo iminota itadusika, n'abantu b'Imana, n'abanyamasengesho dusanga muri Bibiliya mu isezerano rikuru. Jewe ubwanjye nagiye nicara hasi ngasoma nkabigiraho ngafashwa cyane, kandi nasanze ko kwinginga bifite imbaraga, bihindura situation. Cyane cyane umwinginzi ariyibagirwa agasengera abandi. Ukingingira igihugu cyawe, ukingingira umuryango wawe, ukingingira agace utuyemo, ukingingira abandi bafite ibibazo gutyo. Imana kandi uko winginga niko iguha umugisha ku giti cyawe. Uyu munsi rero turareba umwinginzi wa 8 ari we Esiteri. Esiteri, wavuga ute Esiteri ni muntu ki? Esiteri ni wari umukobwa mwiza cyane, umukobwa mutoya wari ufite uburanga bwiza cyane. Esiteri dusoma ko yari umuyudakazi, kandi Esiteri yaje gutorerwa kuba umugore w'umwami, ahinduka umwamikazi, Imana imwambika ikamba ry'ubwamikazi. Wavuga utese kuki Esiteri ari watowe? Nibyo koko yari mwiza, n'abandi bari kumwe nabo bari beza, ariko yari afite ibanga. Yari afite ibanga ryo gusenga, yari afite ibanga ryo kwinginga, yari afite ibanga ryo kugira umutima wo gukunda umuryango we. Ndavuga gukunda abantu be, gukunda Abisirayeli, abayuda n'abayudakazi, gukunda umuryango, gukunda igihugu cye, gukunda abantu be. Yari afite ibanga ryo kubaha Imana no gushyira imbere gusenga, akamenya ko ikibazo cyose yahura nacyo ntabwo yakwirukira ku mwami ngo kuko yamaze guhinduka umugore w'umwami, ahubwo yari azi ikirenze umwami. Haleluya! Yari azi ko Imana ishobora byose, yaremye ijuru n'isi. Imana ari ifite ubushobozi kuruta umugabo we w'umwami, kuko ngo umwami yakundaga Esiteri cyane. Esiteri amaze kuba umwamikazi yambaye ikamba ry'ubwami, yarushijeho ngo kuba mwiza. Umugabo we wari umwami icyo gihe yaramukundaga cyane, akabona uburanga bwe akamubwira ati Esiteri ngwino nyegera, icyo ashaka cyose akakimuha, kuko ari mwiza cyane. Kubera iki? Kubera favor Imana yari yahaye Esiteri, favor bituma akundwa n'umugabo we cyane kuruta abandi bagore yari afite. Gusenga harimo ibanga, Esiteri afite iryo banga. Ndashaka kubabwira gatoya ukuntu Esiteri yaje gusenga iminsi 3 n'amajoro 3 hamwe na bene wabo, bituma bakira. Ndababwira amagambo make cyane. Esiteri yari afite uwamureze, kuko Esiteri yari imfubyi. Uwari waramureze yitwaga Moridekayi. Moridekayi yakoraga nawe ibwami, aho Esiteri yari umugore w'umwami. Moridekayi yakoraga ku irembo ry'umwami. Kuko yakoraga ku irembo ry'umwami, haje kuba ikintu nakwita itegeko bagombaga kubahiriza. Hari umukuru w'abatware, umwami yari yarazamuye, yaramuhaye promotion. Haza kuboneka itegeko ry'uko uwo muntu natambuka akanyura kuri iryo rembo aho Moridekayi nawe yakoraga, bose abantu bose babagaho kuri iryo rembo ry'umwami bazajya bamwunamira bakamuramya. Iryo ryari itegeko rikomeye cyane ry'umwami, ntawagombaga kurisuzugura. Uwo mugabo rero wari umutware w'abatware, wari warahawe icyubahiro, niko navuga, yitwaga Hamani. Hamani yatambuka, abarinzi barinda kuri iryo rembo ry'umwami harimo na Moridekayi bakamwunamira,
bagapfukama bakamusuhuza basa nk'abamuramya. Yari yahindutse nk'ikigirwamana muri make. Ariko Moridekayi kuko yari azi uwo ari we, yari azi identite ye, yari azi ko ari umuyuda, yari azi ko ari umwe mu bantu batavumika, mu bantu b'ubwoko bw'Imana, batoranijwe n'Imana, bahawe umugisha n'Imana. Ntabwo yamenye uwo ari we, ntabwo yunamiye Hamani. We ntiyabikoze. Abandi barabikoraga ariko ntabikore. Kuki? Kuko yari azi uwo ari we. Iyo uzi uwo uri we mwene data, ntabwo upfa kunamira ibigirwamana, ntabwo usenga umuntu, ntabwo wunamira umuntu, kuko uzi uwo uri we muri Yesu Kristo. Ndavuga uyu munsi wa none, twe twahawe uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana kubera Yesu Kristo, kubera amaraso ye. Twakiriye agakiza, tuzi abo ari bo, turi abana b'Imana, natwe turi mu bwoko butavumika nka Moridekayi. Imana ishimwe cyane. Moridekayi nkomeje gato, Moridekayi yaze kunamira Hamani kuko ari umwana w'umuntu. Hamani ararakara, urabyumva, yari afite ijambo ku mwami, ararakara cyane. Icyo yakoze, yahise habaho itegeko rikomeye ryihuta ryo kurimbura abayuda bose kubera Moridekayi atamwunamiye. Iryo tegeko rijyaho n'itariki, ijyaho n'ukwezi, yuko abayuda bose bari mu bihugu umwami yayoboraga icyo gihe. Yayoboraga ibihugu 127. Buri muyuda wese uri muri ibyo bihugu utuye aho n'umuryango we bashyiraho itegeko ko bagomba kurimburwa. Byari ibintu serious, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko umwamikazi abyumvise, Esiteri abyumvise, ashyiraho ikintu nakwitwa guhamagarira abantu gusenga. Ntabwo yihuse asanga umwami kuko bitari binemewe icyo gihe, ahubwo yihuse asanga Imana. Yihutiye gusenga, arahamagaza amasengesho ati, mwese aho umuyuda wese ari, aho atuye, Moridekayi ihutire kubabwira, mumfashe, nanjye ndabwira abakozi banjye, abanyagikari banjye, abaja banjye, dufatanye gusenga, twese duhuze umugambi. Bafata iminsi 3 n'amajoro 3 batarya batanywa, barasenga baringinga. Nyuma y'iminsi 3 ikibazo cyarakemutse. Ndavuga muri make cyane, kubera gusenga wa mugambi wo kurimbura umuyuda wese aho ari warahagaze. Ahubwo Hamani icyagusetsa, byamukozeho. Amasengesho yakoze ibikomeye. Hamani wari wagambanira Abisirayeli, ndetse yari yavuze ko Moridekayi agomba kumanikwa ku giti. Icyo giti bakimanitseho Hamani. Imana yahinduye umugambi w'umwanzi wari ugiye kwica abandi, bari we wicwa. Ibintu birahinduka. Amasengesho no kwinginga bihindura umugambi. Wa wundi wari kukugirira nabi akari ubigirirwa. Nguko uko Imana ikora. Twitonde bene data, twitondere gushaka kugirira abandi nabi, twitondere gutunga urutoki umwana w'Imana, twitondere kugirira nabi abakozi b'Imana, umuntu wubaha Imana, umunyamasengesho, mumwitondere. Ubwoko bw'Imana bwarobanuwe, mu bwitondere abari kumva ubutumwa. Iyo nubona umuntu akunda Imana ugashaka kumugirira nabi, witonde, kuko Imana ni Imana nziza cyane, ni Imana imurengera, ni Imana irengera ubwoko bwayo, ni Imana itabera, ni Imana iri umugambi w'ababi, ni Imana yishyurira. Iratubwira ngo wikwiyishyurira. Umuntu ashaka kukugirira nabi ntiwihorere, we kwiyishyurira, we kwihorera, ahubwo reka njye byikorere. Murumva hano ikintu twizemo gikomeye cyane. Esiteri yari umwinginzi, turamwigiraho kwinginga. Nubwo yari umugore w'umwami, ariko yihutiye gusenga Imana no guhamagaza amasengesho, kandi amasengesho yakoze ibikomeye. Bene data, reka ne kugutinza, ne kurondogora, duhagarira ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Ni ibintu byiza cyane. Kunda gusenga mwene data, nkundira gusenga kuko bifite umumaro cyane mu gusenga. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ndetse ndaguhamagarira nawe gusenga, nanjye ndaguhamagarira gusenga no kwinginga. Imana igiye kugukorera ibikomeye, reka dufatanye. Imana ni nziza cyane, irumva kandi irakora. Haleluya. Nta na rimwe ripfa ubusa bene data.
udasenga ntacyo uzabona mwene data, nta byiza uzabona. Reka ngusengere mwene data, niba ufite ibibazo dufatanye gusenga, Imana ikugirire neza. Mana data, ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira ibyo twigiye kuri Esiteri. Esiteri nubwo yari mwiza, nubwo yari umugore w'umwami, yarambitswe ikamba ry'ubwamikazi, ntabwo ibyo yabyiratanaga, ahubwo yari yarakumenye, yaramenye Imana. Ndagushimiye Imana, dufashe natwe duce bugufi tugushake, nk'ugusenga arakubona, duhagararire abandi, twingingira abandi nk'uko Esiteri yingingiye umuryango we. Amasengesho basenze akabakiza, imigambi igahinduka. Imigambi ya Satani yo kurimbura abayuda icyo gihe yarahindutse. Haleluya! Ndagusabye ngo natwe dufashe. Nsabiye mwene data uri gukurikira hano kino kiganiro cyacu cy'isaha 9 ngo nawe umufashe, imigambi y'umwanzi amufitiye ikurwaho mu izina rya Yesu. Ndamusabiye ngo imigambi ya Satani afite kuri mwene data, ku muntu uri kumva amasengesho, uri kumva iki kiganiro, umugirire neza. Imigambi y'umwanzi hagarare mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndasabiye buri wese ufite ibibazo ngo ubisubize. Ndasabira buri wese ufite intambara ngo uzihagarike. Ntambara mu buryo bwa Satani, mu buryo bwinshi, mu buryo bw'ubukene, mu buryo bw'uburwayi. Intambara ni nyinshi, zihagarike Mana. Ndagushimye ko ubyumvise, kandi Mwana ndagushimye ko ubikoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.